Muri santere ya Nyande Inyarutarama ibyumba mu karere ka Gicumbi hari amazina akunze kuvugwa n'abaturage bavuga buhoro buhoro ariko buzuye icyubahiro. Minani Evariste si izina ry'umukire uvugwaho imodoka n'inzu ndende gusa, ahubwo ni izina ry'umugabo wavanye ubutunzi mu mvune yagize hakabugeza mu gufasha abandi. Turamwemera cyane Uyu mugabo ubazweho kuba yarashatse abagore 7 bose akabitaho kimwe. Siko yavutse, siko yatangiye. Inkuru ye itangirira mu mihanda ya Kigali aho yatangiriye acuruza kalendari. Yataye ncuruza kalendari njya kurangura i Kigali. Curuze mu nkoresha 10,000. Yego. Ngenda buhoro buhoro. Yego yego. Yageze nyancuruza mu mujyi isoko byabyumba ritangira kuri cururizamo. Njya kuri cururizamo, ritangiye kuri cururizamo. Sengibuka bere na 10 na kangaha. 24 kangaha. Yego. Ndageze nkoreramo, ndageze ngura inzu mu isatire hano ndaza ndatangira gucuruza. Yego. Rafa amese nakoye mu isoko kwa Kanyande. Umusaza gatoya amaye inzu ahita avuga amaye inzu nkajya nkora mitanyirane gatoya wanyizise. Hano mu kwa Kanyande. Kuko amaye ikibanza nyigura 40. Birumvikana ko yahoraga hatwaye umuzigo ku mugongo hagenda asaba amahirwe arwana n'inzara, imvura n'izuba. Icyo gihe nta muntu n'umwe wari uzi ko uwo musore woroheje hazavamo umugabo wubaho n'abaturage. Yivugira ko yakomeje urugendo rumuzana mu mujyi wa Byumba aho yakomeje gucuruza, agacuruza atizigama imbaraga, ibyumweru bigahinduka amezi hagahinduka imyaka. Ubushobozi bwe bwagiye bwiyongera, ariko icyarushijeho kwiyongera ni umutima we, umutima wo kumva ko atagomba kwigwizaho ibyiza wenyine. None maze ko amafaranga maze kuyabona nago naye yari yegenyine. Bati imigezi ndayubaka, naje kuyubaka nubwo ati hari umuturage ubu utareba heza mu bati mushyire heza. Ubakiye bangahe ubu ngubu? Umaze kubakira bangahe we nibabaze? Abaturage ni 4. Arivugira ko amaze kubakira inzu 4 abaturage abavanye mu buzima bwo kuba mu nzu zasenyutse, hakabagarurira icyizere n'impamvu zo kongera guseka. Ariko inkuru ye irushaho gukurura amarangamutima iyo ugeze ku muryango we. Uko yabonaga amafaranga niko yumvaga ashaka urukundo ruba rwinshi cyane, ndetse bityo birangira ashatse abagore 7. Ibi byatangaje benshi bituma abandi bibaza byinshi, ariko we abivuga atuje muri ubu buryo. Abagore 6. Uyibagabanye ni 7. Batunze muri umuntu ngere ndamubakiye akagibibi. Akagira ibye. Ako nako muri abo nubakiye, abo nubakiye naho ku ruhande. Abagore mubakira kwabo. Abagore? Mbubakira ukwabo. Abo nubakiye na abaturage ku ruhande. N'abagore? Abagore abagore nabo yo mbafite mbakira ukwabo. Ntabwo n'imirima nako bigiye nako ari ibyo ngibyo. N'imirima bari fresh. Bose urabakunda? Bose urabakunda se? Bose mbakunda kimwe. Ariko yizayimo gasuzuguro ndabura ngo buretse. Ibi byatumye tubaza uyu mugabo utangaje uko ahaza abagore 7 mu bijyanye na gahunda y'abashakanye. Asubiza nta gushidikanya ko nta numwe yirengagiza ko agerageza kuba umugabo kuri bose uko ubushobozi bwe bungana. Icyo nshaka nuko abana banjye babaho neza. Nayo byakabare iyo imbo yakanya ndagusura cyangwa acyambere ni ubushara ni kizabatunga. Ni kizabatunga cyambere. Ni kizabatunga. Kizabatunga icyo nshaka cyambere. Noneho ubundi niyo hashima kanage nkagene ukwezi nkagugeraho. Okay. Umugore umwe wenda ushobora kumugeraho mu gihe kingana iki wenda? Umugore umwe ushobora kumugeraho mu gihe kingana iki wenda? Nyuma y'iminsi 5. 5 kuki mugezeho? Bose urabasaranganya? 7 mbasanganye 5 mbasanganye neza. Barimo neza. Bagira ko basaranganya neza. Hoye no ngogerayo ngavuga ati hano ako gande bano bapfuye hadakubuye neza. Ko betoroshye. Hano hadakubuye neza. Kuno sasa hano mwari gukubiturushye. Ushobora kwibaza ku mibereho y'abagore 7 bashatswe n'umugabo umwe bigasigara ari ihurizo ndetse ntunabone igisubizo. Uku niko Minani atunze bano bagore atanatuma umwe ahura n'undi. Arega njewe icyo mbafite icyo nicyo mbaha icyo nshoboye. None se niba nkubwiye ngo hano hari muri murahinga urambaza iki ngewe iyo ibindi waza nkaguha icyo ushaka kindi cyo kongera ku bya bindi wahinze
hari ikibazo ufite ese ubwo abo bagore ntabwo bashwana ntabwo bashwana bavuga bati uyu mugore nzamumuhura nge nshaka ko ahura n'undi umugore agomba kuba iwe undi akaba iwe Nyande Gasharu Muriza noneho rero hari nabo umva nashingiye bizinesi bakaba bacuruza akaba hari sitasiyo nkuru Ivano Nuzi igenda bati ibintu birava hano bije runaka muri sitasiyo ijyana bose bagenda bacuruza bamwe bagacuruza abaducuruza nkamarugura imwe bakabahinga. Minani Evariste umaze kuba umuntu benshi batangarira muri kano gace amaze kugira inzu zirenze 5 muri santere ya Nyande. Bamwe ntibatinya kuvuga ko iyi quartier yaba ari nkaho ari iye, yivugira ko niyongera kubona ubundi bushobozi n'umugore wa munani azamushaka. Undi mugore ni Salomo azabatunga nje amafaranga yanjye niyongera nzabateganya ninyo muntu yongera ko yabona niyongera amafaranga mfite niyongera nzamubona nzamushaka zabashaka. Abaturage baturanye nawe bamuhamya nk'umugabo w'umutima mwiza, bakavuga ko nta waburara yageze kwa Minani Evariste. Bemeza ko ari umuntu wumva abandi, utabona umutungo nk'icyo kwigwizaho gusa ahubwo akawubona nk'inshingano yo gufasha. Nuza kureba nawe abaturage bari aha ngaha urasanga bavuga Minani neza. Nirese niba afite abagore benshi arabafite, ariko iyo uhageze uje kugura ikintu akiguhereza n'umutima mwiza nta gusuzugura. Jewe banyita kabanyana idayo bangira umwana waje wisanye 94. Icyo nkundira Minani ntago naburara Minani ahari. Ntago nabura umunyu, ntago nabura isabune, utubuta two kwisiga two kurya n'ibishimbo n'inkweto. Nta kibazo nicyo kintu nkundira Minani, n'umuntu mwiza cyane yakira abantu cyane rwose. Kandi bigira n'igihe akaduha ubusabane. Ubuse umuntu yago busabane wakongera ugacuruza. Minani n'umuntu uzi gushaka amafaranga cyane. Oya waravuga ati ngewe ngiye kwishimira abaturage tubanye neza. Ati rero muze mbaha agacupa mwinywera. Ahubwo ejo bundi yaduhaye agacupa turinywera gutangira umwaka neza. Uyu mwaka numvise na muze kijyana yawise umwaka w'amahoro n'ubwiyunge. Je Minani ndamwemera. Minani ni inshuti yanjye. Minani ntago naburana hano. Ndagenda nkambwira ati Minani nkajya kumuvomera amazi yo hepfo nkasa akabama akarindazi nkakamira ubuzima bukenderera. Minani ni umuntu mwiza, nta muntu utamwemera muri quartier aho wagera hose. Minani icyo tumushimira twebwe twagize ameke tuvukira hafi ya Minani. Ubu abeshi ni udugereje ahangaha abana batajya bamusuzugura bagera kwa Minani, buri wese abasingiza Minani kuko arahagera akarenganurwa, ushonje ararya cyane cyane. Na nuko nari numva kwa Minani ari umuntu umuvuga nabi, ahubwo uragira atari ko kwa Minani ni he utamuzi kugira ngo ahamenye ajyeyo. Yageze rero yageze agasanga kwa Minani ahamenye atari ko Minani n'uwuhe, nuko Minani ntabwo apfa kumumenya. Minani akunda abantu bose, abayica hagati mu bana no mu bantu bakuru, hanyuma atwakira neza cyane. Minani imariza mu umugisha. Nitwa Nene yabaye Stefano. Ukuntu nemera Minani, hari ahantu dukora nk'umuganda, noneho yabona hatunani hari n'urutare yamenye hari atanga 40 harupatanisha kugira ngo umuhanda uhite. Hari n'ahantu uyu muhanda ugana ku mashuri y'Inyande yatanze amafaranga kugira ngo bawukore. Minani yabyaranye n'umuntu, uwo mwana ntatagaciro mituweli akamuhayira akagira gute. Minani rero urebye Minani rwose nta cyafite pe. Ibi byatumye twongera gusubiramo bwa kabiri tumubaza ikibazo twatangiriyeho twibaza ngo wenda ashobora kuba yibeshye ko wenda yashatse abagore 7 bose. Akomeza kubiduhamiriza muri ubu buryo. Kandi abikubwiye ko mbyemera. Tunza abagore 7 bose urabatunga. Tunza abagore 7 bose kandi bakabaho neza. Bagomba kubaho neza. Ariko nsuzuguye nawe nabwira ngo buretse. Inkuru ya Minani Evariste itwigisha ko ubutunzi nyabwo butari mu byo dutunze gusa ahubwo buri mu byo dutanga. Itwigisha ko umuntu ashobora guturuka hasi cyane akagera kure ariko agahitamo kutibagirwa abo yasize.